Reka twongere tugusuze wowe ukomeje gukurikira ibiganiro bya Dressing Room TV. Uri inshuti y'akadasohoka kandi tukwibutsa ko wowe utarakora subscribe, tukwibutse ko ugomba kuyikora rwose ukadushyigikira tukajya tubasha kubana. Uyu munsi rero hari operation iteye ubwoba hano Karundura hatari. Nje muri kumva kuri mikoro ni Ishimwe Fabrice. Sasa rero ubu ngiye kwitereka. Mutingabo Robeni na Rugaju Rigane bari inshuti bigenze biti. Ndakusaba uze gukurikira neza unkurikirane uraza kumenya uko ibintu bimeze. Mu minsi yashize twabonye umuntu bita Munyakazi Sadati. Agira cyarandika ati se mubona reyo tutakwiye kuyegurira bikorera abashoramari. Icyo gihe nyuma duwo bita Coach Gaël nawe yaje kugeraho aravuga ngo ndumva nshaka kuza mu mupira, ese murayima? Avuga mu gikondero. Ndashaka tubanze tubuza ku kantu, ndashaka aho tubanze tuse nk'abahatinda, mubanze mwumve umubano uri hagati ya Sadati na Coach Gaël. Murabyibuka Munyakazi Sadati ajya kuva muri reyo yarahanganye n'uruhande rwa Muvunyi cyangwa Simena. Byarangiye Muvunyi n'abagenzi be b'Imena batabahaye equipe ngo bayobore na Sadati avaho. Ibyo bintu byashimije Sadati cyane kuko Sadati yaravuze ngo ntago nyiyoboye ariko nabo bandwanyaga ntibayibonye, tura tugabane ni wanga bimeneke, nabo ntibayibonye. Byaramushimishije ndetse babasabye kujya ku ruhande ntibavangira ubuyobozi. Gusa Sadati we sinzi uko byagenje, yakomeje kubana na retired captain wa Jean Fidel nubwo ashinja abagenzi be kuvangira ubuyobozi buriho ubu ngubu, ariko twibuke ko we yakomeje kubana nabo. Ubu rero ikigezweho ni iki? Munyakazi Sadati ntiyifuza kuyobora reyo. Aha tukumvikaneho, ntago yifuza kongera kwiyamaza kuyobora reyo. Ariko ikintu ashaka, ntago ashaka yuko nanone yongera kubona bari abayobozi ziramena za reyo ba Muvunyi na Bagacinye n'abandi bafata ikipe. Arabibona nkaho yabatsinzwe, byaba yararwaniye atabigezeho, arabona ko yabatsinzwe. Yari yicaye rero ashaka uwo bita Coach Gaël. Aramuganiriza ati se kufite amafaranga, kufite buri kimwe, nta kuntu waza ukayobora reyo. Coach Gaël aramubwira ati rero ati ngiye ibintu by'imipira ntago mbizi pe, nta kintu mbiziho na gito, ariko ngomba kuganiriza abantu nkabibabaza bakambwira uko bimeze nzagusubiza. Coach Gaël afite umukozi muri Kigali Universe usanzwe umukorera, uwo nta wundi ni Rugaju Rigane, umunyamakuru wa Radio Rwanda. Yaramuhamagaye aramubaza se ibintu by'umupira bimeze gute, hari umuntu uri kumpropose kuza kuyobora reyo, ese najyayo koko? Bimeze bite wowe mu mupira bimeze biti? Rugaju Rigane yaramubwiye ati umupira urahenze pe, urahenze cyane ku buryo utabyumva. Atariko nanone uri umuntu ushaka kuvuga kwamamara wanyura mu mupira. Coach Gaël muramuzi, ni umuntu nawe ushaka hit kabisa, ushaka kuvugwa. Abinyuza mu bahanzi ba Bruce Melody, abinyuza muri za basket, ahantu hose nyira abashaka gucengera kabisa, ahantu hose yatuma ajya kuri hit. Rugaju Rigane yaramubwiye ati urabona uzwi hano muri Kigali cyane, nabo mu ntara barakuzi bake ariko ntaguzwi cyane. Hari abakunzi ba football batanamuzi pe, babyumvise ngo Coach Gaël ashaka kuza kuyobora reyo, biranabatungura ntibamenye ibyo ari byo, ntibamuza benshi. Ariko yaramubwiye Rugaju Rigane ati niba hari ahantu wakwamamara, nta radio yo mu gihugu nimwe yagira itakuvuzeho. Aramubwira ati reba Stade Amahoro, abafana bose 45,000 biri kukuririmba, aho utambutse buri umwe wese gukomera amashyi. Coach Gaël aravuga ati ahubwo se kuki mutabimbwiye akiri kare, kuki mutambwiye aho ariko ho nari kujya? Coach Gaël niko kwandika amagambo yemera Munyakazi Sadati ko bagiye gukorana.
agomba kuba perezida Coach Gaël. Muzi umuntu ugomba kumwungiriza, vice perezida we agomba kuba Furaha, uri impande y'ubuyobozi bwa Jean Fidele nubwo nta kintu yarashinzwemo, ariko ni ugomba kuba vice perezida. Uyu ngiye kubabwira we none aratangaje, Rugaju Rigani akaba umunyamabanga wa Rayon. Kubana muri gukurikira Rigani muri iyi minsi muri kumva avuga ngo nanjye ngo nari umufana wa APR mbere ngo ariko ubu nsigaye mfana Rayon, ngira ngo mwarabyumvise abivuga ngo ubu nsigaye ndi umufana wa Rayon. Ari gushaka kubanza kuba shushu wa Rayon, akabanza Rayon bakamwumva, nicyo kinashaka. Ubundi akazagenda batamwishisha ngo n'umufana wa APR watwinjiriye, arashaka kubanza kubereka ko bari kumwe, hanyuma niwe ugomba kuba umunyamabanga wa Rayon. Ako mugashimangira niwe ugomba kuba umunyamabanga wa Rayon. So reka dukomeze. Ritati captain wa Jean Fidele akimara kwegura, uwo bita Munyakazi Sadati yafashe telefone ahamagara Ngabo Robin, aramubwira ati wowe urabona abanyamakuru nibagwamagara babwira ibi bavugisha ibi ngibi, ati muri iyi minsi umuyobozi yeguye ugomba kuba witwara ukunuko. Ngabo Robin aramubwira ati se ku buyobozi bugihari hari umunyamabanga hari dafu, kuki utabegire ngo mubiganire nimumara kubyemeranya, hanyuma nanjye njye mvuga ibyo abayobozi bambwiye, ati ko nubwo nzi ko uri umukunzi wa Rayon ariko mbizi neza ko nta kintu ushinzwe muri Rayon muri aka kanya, aturama akazi nkandi urambwira ibyo kuvuga nkandi. Umuntu bita Ngabo Robin ku bantu mwamukurikiranaga akiri kuri Radio 1 atarahabwa akazi muri Rayon, ntago yemeraga ubuyobozi bwa Rayon, ntago yabwemeraga habe na gatoya. Niyo mpamvu yahawe amaze guhabwa akazi muri Rayon yahinduye imvugo. Ubundi mbere akiri kuri Radio 1 ku bantu mumuzi mwamukurikiranye yari ari ku ruhande rw'imena, ku bayoboye Rayon kera, ntiyemeraga ubuyobozi bwa Jean Fidele. Ariko akimara guhabwa akazi muri Rayon atiyoboka nyine ubutegetsi, atangira kuvugira Jean Fidele, ndetse n'ubu yari yiteguye kugumya kumwamamaza kumurwanira ishyaka kugira ngo yongere atorwe. Ariko Ngabo Robin akimara kubona perezida we asezeye, yarazi ati none ntacyo nkiramira, reka nsubire ku ruhande nari ndiho, n'ubundi hari abo nemeraga, hari abo twararanye amajoro, hari abo twajyanye mu matsinda, hari abo nzi nibo ngomba kugumya gushyigikira. Ati si ndi umunyamakuru mubi, byaba ngombwa ko nanava mu kazi sinabura kandi, ariko aba nibo ngomba gushyigikira. Ku bantu muri gukurikira Ngabo Robin muri iyi minsi ngira ngo muri no kubyumva, n'umuntu wishimye ari kuvuga ati Rayon nibwo twaza. Muri iyi minsi ntero ni imwe muri Rayon Time mu bantu muyikurikira baragira ati Rayon nibwo twaza, na abantu bishimye bameze neza. So bikigenda uko Sadati bakimubwira uko Yesu ahamagara umuntu bita Rugaju Rigani, aramubwira ati se ko numvaga batashaka kunyumva kandi ari we nshuti yiwe, muhamagare muvugane mubwira nyumve ntago ari kunyumva kandi ndabizi arakumva uri inshuti yiwe. Rugaju ati baba ati cyo nicyo kibazo ufite, ati byihorere, ati senge Ngabo Robin yabura kunyumva gute. Rugaju yafashe telefone ahamagara Robin, aramubwira ati bimeze bite kutari kumvikana Sadati, bimeze bite ibi nibi. Robin aramubwira ati Rigani urabizi turi inshuti, atari ku bushuti bwanjye nawe ntabwo bugomba kunyicira akazi. Ati njyewe umuyobozi uriho ngubu ari we Roger, hari igice ariho, hari ibyo yemera, kandi igice ariho turemeranya nanjye 100%. Niko ibintu mbibona, ntago najya guhindura ibintu rero ngo njye ku rundi ruhande, ntago bishoboka. Rugaju ati ntibyumvikana, ati Ngabo Robin ntago uri kunyuva bimeze bite. Robin aramubwira ati mbabarira nuko bimeze nta kundi. Kuva icyo gihe batangiye nyine kutumvikana, ntago bavugana neza, nubwo mwumvishe kare Rigana asa nk'uwiyerobika kuna, ariko ntago bari kumvikana. Biyemeje yuko uruhande rwa Sadati, Coach Gaël na Rigani bagiye kubinyuza mu zindi nzira. Reka dusuhuze inshuti yacu Muramira Regis.
ababyumva mwabyumvise. Muramira Regis mu minsi ishize yarashyigikiye Imena, yarashyigikiye ko zigaruka, yarabaryamyeho 100% yemeranya na Sam Karenzi ibintu byose babyemeranya. Ariko se namwe mwibaza, nimutekereze, niki gihinduye Regis mu kanya gato, mu cyumweru kimwe akaba yarahindutse, ahinduye ibitekerezo, agiye mu wundi murongo? Ako kabona ko mu gatekerezo byatangiye, ndetse muri iyi minsi murumva n'abandi banyamakuru batandukanye bagenda bahindura ibitekerezo mu bintu mutari muzi. Nuko ibintu bimeze rero. Ubu ngubu ko muti se abareyo bazengera kwizera Sadati ntago azabaje kwiyamamaza. Sadati azabinyuza muri Coach Gaël. Bafite gahunda yuko Sadati agomba gushyira amafaranga yose afatika, ariko ntasuzugurwe n'abari abayobozi, akayashyiraho Coach Gaël. Nabo murabizi ni umuherwe, akarundaho andi mu gihe cyo kwiyamamaza. Ewana ngo bazakubita ngo miliyari hariya ku meza, bareba bereke ati iyi miliyari tuba tuyideposa kuri konti ya Reyo, iyi izadufasha, niyo ntwara ifaranga bazamena hariya induru zivuge. Ubwo rero Dressing Room TV yaje kugira ngo ijye ibabwira ibintu uko bimeze, mumenye ibintu uko bihagaze, bitazajya bibatungura. Twe tuzajya tubagererayo aho abandi bataragera, tubabwire ibintu uko bimeze. Tukwibutsa utarakora subscribe, yikore, tuzajya tubana, uzajya umenya amakuru abandi bataramenya. Turagushimiye rero. Njye mwumvaga ni Ishimwe Fabrice ndetse na mugenzi wanjye Sam Kayiranga arahari. Tuzajya dukomeza tubane. Ciao ciao.